turakwitabye karame Nyagasani kuko duhamagaye ku neza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe, tariki 7 Nzeri 2024. Amasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu Buraya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 9 kugeza ku 15. Bavandimwe, ngewe uko mbibona, twebwe intumwa, Imana isa niyadushyize inyuma y'abandi nk'abacira urugo gupfa. Koko rero twahinduwe agashungero k'isi n'ak'abamarayika n'abantu. Twebweho turabasazi ku mpamvu ya Kristo, naho mwe mukaba abanyabwenge muri Kristo. Twebwe turabanyantege nke, naho mwe murakomeye. Murubashywe, naho twe turasuzuguritse. Kugeza amagingo aya turicwa n'inzara, dufite inyota, twambaye ubusa, turakubitwa, turawiyerezwa, kandi turacogozwa no gukoresha amaboko yacu. Baradutuka tukabifuriza umugisha, baradutoteza tukihangana, baradusebya twe tugahoza abandi. Twahinduwe nk'icyavu cy'isi, kugeza na n'ubu batugize ibicibwa mu bantu. Ibyo simbibandikiye kubakoza isoni, ahubwo no kubaburira nk'abana banjye nkunda. Naho mwagira ibihumbi n'ibihumbi by'abarezi muri Kristo, ababyeyi banyu si benshi, kuko ari jyewe wabibyariye muri Yezu Kristo kubw'inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zawe ni 145. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza. Uhora n'umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza babikuye ku mutima. Ibyo abamwubaha bashaka arabikora, baba bamutabaje akabumva, akabagoboka. Uhoraho arinda abamukunda bose, ariko abagira nabi bose akazabarimbura. Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima. Umunwa wanjye uzavuga ibisingizo by'Uhoraho, n'ikinyabubiri cyose kizarata izina rye ritagatifu, iteka ryose rizira iherezo. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Muri icyo gihe, ku munsi umwe w'isabato, Yesu anyura mu mirima yeze. Abigishwa bamafuza amahundo y'ingano, bayavungira mu ntoki barazirya. Abafarisayo bamwe baravuga bati, niki gituma mukora ibijwe ku isabato? Yesu arabasubiza ati, ntimwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe yarashonje we n'abo baba bari kumwe, uko yinjiye mu ngoro y'Imana, agafata imigati y'umumuriko akayiryaho, akayiha n'abo bari kumwe, kandi yari igenewe abaherezabitambo bonyine. Nuko yungamo ati, umwana w'umuntu niyo mugenga w'isabato. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Umwana w'umuntu niyo mugenga w'isabato. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Ukomere muri Kristo. Uze kuva kuri buri munsi hari ibyo wahinduye mu buzima bwawe, ibigenda neza ukabikomeza neza ukabibungabunga, ibigenda nabi nabyo ukabirwanya, kugira ngo ugendere mu murongo mwiza uhawe na Yezu Kristo, dore ko ari umugenga wacu. Umwana w'umuntu niyo mugenga w'isabato. Ngo hari itegeko rikuru ry'abamaneko. Itegeko rikuru ry'abamaneko riragira riti, uraneka nawe bari gukuneka. Iyo uri kuneka haba hari undi nawe uri gukuneka. Iyo uri gucunga haba hari undi nawe uri kugucunga. Ugasanga abantu turi kugenda ducungana, niba ugakomeza wibaza uti, ese turi gucungana nk'abari gucengana baza gushaka gucongana, cyangwa turi gucungana nk'abashaka gucungura abandi? Amasomo kintu byacu duteguriye aradushyira imbere uyu munsi abantu baregana, ngo tujye kuzirikana kuri iyo nshinga tujye gutondagura yitwa kuregana. Uzi kwibaza nawe igihe umaze urega abandi, uko bigenda nyuma yuko umaze kurega abandi, bya bindi byabanenga batirora, bya bindi by'uko nanone ushobora guseka rukoba kandi uhetse rukobora, uko duca imanza, uko tunegura abandi, uko tubeshya kandi tukabeshyera abandi. Ugiye wikana rya tegeko nanone, urabeshya ukabeshya, ariko bikazarangira uri kwibeshya, ngo kubeshyera abandi, kuvuga abandi bitari byo, guharabika abandi, gusebya abandi. Igisubizo tuza guhabwa ku byanditswe bitagatifu
ni icyo tuza guhabwa na Yezu imbere y'akarengane, imbere y'abaje bamurengera. Turaza kubona ibintu bitatu. Iyo bakureze witwara ute? Iyo wareze wowe witwara ute? Iyo bakuregeye wowe witwara ute? Turaza kubona igisubizo cya Yezu nk'umubyeyi baje batura ibirego, uko akemura ibibazo. Yezu cye ni ukuturenganura ndetse no kuturengera igihe baturenganyije n'igihe batureze, ni ukweza agatuburanira tugatsinda, kuko Yezu ari umugenga w'isabato. Kuregana ukora iki? Iyo bakureze ubigenza ute? Iyo wareze wowe ubigenza ute? Kuregana. Mu isomo rya mbere twazirikanye Pawulo mutagatifu ukomeye ari no gukomeza abanyakorinti, abereka ingorane zose ahura nazo mu butumwa, ariko agambiriye kubakomeza. Gutotezwa, gufungwa, kurenganywa, kubabazwa, ubukene, inzara, ibitotezo, ibibazo byinshi. Pawulo akabereka ko nubwo ari umunyantege nke, ibitutsi, ibyo byose ariko ntabwo bimushengura, bimusaba kwihangana kuko arangamiye nyine Kristo. Ni nayo ntero y'umurimbyi wa Zaburi adushishikariza kwiringira Imana igihe turi mu byago, igihe turi mu kaga, igihe dutotezwa. Kwiringira Imana. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza. Amen. Kumva ko Imana iri bugufi, kandi nubwo nahura n'ibibazo, kandi nubwo narenganywa, natotezwa, numva ko Imana iri bugufi kugira ngo indengere kandi indenganure. Na nicyo gisubizo cya Yezu uyu munsi mu Ivanjiri. Igihe warezwe, igihe hari uwakureze, Yezu nk'umucamanza nyakuri abigenza ate? Turumva igisubizo cya Yezu imbere y'abigishamategeko n'abafarisayi baje kurega abigishwa ba Yezu ko bari kumafunza ingano. Igisubizo cya mbere ni uko Yezu agiye kurenganura intumwa ze. Iyo uri kumwe na Yezu arakurenganura. Uko tubisanga mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 23 umurongo 25 kugeza ku 26, kumva ukuntu Yezu yasomye ibyanditswe bitagatifu mu isezerano rya kera, bishoboye ko abigisha amategeko n'abafarisayi bari barabyibagiwe, none bari gushinja intumwa ze. Twibutse uko havuga ku byerekeye no kumafunza ingano. Bati, nujya mu mirimo y'imizabibu w'umuturanyi wawe, wemere kurya imbuto z'imizabibu uko ushaka, ugashira ipfa, ariko uramenye ntuzasorome ibyo utwara. Nujya mu murima weze w'umuturanyi wawe, ushobora gucamo amahundo n'intoki, ariko ntuzageze aho gufata umuhoro ngo ukarare imyaka y'umuturanyi wawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iki gisobanuro ku byerekeye no kumafuza kirerekana ko byari byemewe kumafuza. Niba abigishwa ba Yezu bakoze igihe baba bari ku rugendo bashonje bafite inzara. Hagati aho nyine ikirego cy'abafarisayi n'abigisha amategeko ubwa mbere giciwe amazi, gusoma ibyanditswe bitagatifu. Icya kabiri Yezu akoze ni ukurengera. Aratanga ingingo zirengera abigishwa be. Bityo ubwo amaze kubarenganura agenda no kubarengera, atanga urugero rwa Dawudi nawe mu isezerano rya kera. We wari ushonje ngo nabo baba bari kumwe, nuko ngo gafata imigati y'umuriko yari igenewe gusaba ahereza bitambo, nuko akayirya akaya nabo bari kumwe. Kubera iki? Inzara, ikibazo cy'inzara. Uko wabona ibisubizo igihe uri imbere y'ibibazo, uko ushakisha ibisubizo. Yezu rero arifuza gutubwira uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo. Yezu nanone arifuza gutwereka imbere y'amategeko n'imbere y'impuhwe bigenda bite. Ikiza mbere kwa Yezu ni impuhwe. Impuhwe za Yezu zisumba kure amategeko y'abafarisayi. Nuko rero Yezu akabona kubabwira ko ari umugenga w'isabato. Yezu niwe ugenga byose, niwe ugenga ubuzima, niwe ugenga ibintu, niwe ugenga abantu. None abigisha amategeko n'abafarisayi bari gushaka kuregana, kureba utuntu twose, kugenzura. Nguko kwa kuneka. Ni bya bindi by'uko nyine bari kuneka, ariko ntibazi ko hari umugenga wa twese udusumba, uri gutubona twese. Uko twitwara, uko tubayeho, ubuzima turiho, hari umugenga utugenga ari we Yezu Kristo. Bakristo bavandimwe, akenshi mu buzima bwacu dukunze kurenganya abandi, tugacira abandi urubanza, tukanegura abandi, tukavuga abandi nabi, tukabataranga, tukabasebya, tukabavuga nabi, tukabacira imanza, tukabatonda. Imihanda yose, mu bihuru byose tugenda tuvuga abandi nabi. Rero ibyo dukora Yezu arifuza gutwibutsa ko ari we mucamanza nyakuri, niwe ugenga imitima yacu,
niwe umenya ibibi twakoze akamenya n'ibyiza twakoze, niwe rero ugomba kuducira urubanza. urinde wo kujya ugenda kuri mugenzi wawe umugenza ngenza nkamaneko umugenzura aho nyuze hose ibyo akoze byose. Dusaba inema yo kudacira abandi urubanza kuko natwe tuzacirwa urubanza. Hari ijambo ry'igifaransa ryitwa surveillance rishobora gukoreshwa ku buryo bubiri. Surveillance, surveiller, ubwa mbere ni ugucunga abandi ugamije kuza kubacenga ndetse no kubaconga kubagirira nabi. Abo n'abigisha amategeko n'abafarisayi bacungana baregana, ariko hari no gucunga abandi ugambiriye kubarenganura ndetse no kubarengera. Ngibi byo Yesu akoze, kuducunga, kutwitaho, kuturebera, kuturinda. Ibyo nibyo Yesu Kristo adukorera igihe tugeze ahaga, igihe tugeze aharindimuka. Yesu akomeza no guturinda. Ese muyoboke w'Imana, iyo bakureze ubigenza ute? Iyo hari ukuzaniye urubanza, urucutu rwo rubanza, wasanga ubogama, wasanga uhengeka, wasanga urya ruswa, wasanga rwa rubanza rumweraho amazi, nuko ntugendere murongo wa Yesu uko bikwiye. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rusengero rumwe, ngo hariho abadiyakoni babiri. Ubwo abadiyakoni babiri bakaba batarumvikanaga, bagahora bashyamirana. Ntuze kumbaza icyo bapfaga. Nuko buri gihe pasiteri mukuru agahora abunga, agahora acoca ibibazo byabo, kicara icyo kibazo, ariko bikanga. Rimwe akabunga, ikindi gihe bakongera bagashwana. Nuko rero ngo umunsi umwe umudiyakoni X waza kugira atya ngo agufatira akabindi k'ubuki, nuko aragenda ajya kwa pasiteri mukuru. Uraza kumva icyari kimujyanye. Nuko rero asaba ko icyashoboka kugira ngo icyo kibazo gikemuke afitanye n'undi ari uko ngo bamwimura. Ubwo ni diyakoni Y bagombaga kwimura. Nuko kakabindi k'ubuki bishoboke ko pasiteri ngo amaze kugasoma, amaze gusoma no kumva kuri kakabindi k'ubuki neza neza araryoherwa, afata icyemezo cy'uko nyine agiye kwimura wa mudiyakoni Y wundi, maze undi yisanzure, dore ko yaramuzaniye akabindi k'ubuki. Ubwo pasiteri akomeza kwibaza uburyo bwose aho aza guhera kugira ngo wa mudiyakoni wundi amwimure, maze amutumaho. Araza, ageze aho ngaho waramubwira ati, umva rero, umwuka wera yantumye ngo aka kanya uhambire ibyawe kuko ngiye gukwimurira ahandi, wimukira ahandi. niko umwuka wera yavuze. Ngaho tekereza uburyo diyakoni Y bamaze kuza kurega agiye kwimuka. Nuko ngo mu gusubiza arasubiza ati, wi si nibyo koko umwuka wera turahuye. Nuko atanyamubwira n'imyenda yari yambaye, umwuka wera turahuye, nuriya duhuye uvuye hano. Ubwo ngo bari bahuriye mu nzira nyine, diyakoni X na Y bari bahuriye mu nzira, bamaze kubisikana. Umwe yarazanye akabindi k'ubuki, undi yari yitabye nyine, bagiye kumwimura muri iryo torero yari arimo, wimukira ahandi kugira ngo ahe mugenzi we uburenganzira, ubwisanzure. Umwuka wera akubwirije turahuye, tuhuriye nawo hariya mu nzira, duhuye nawo uri kugenda, uvuye hano duhuye nawo hariya mu nzira uri kugenda. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akozwe. Ngaho ngura iyo foto ya pasiteri wari umaze kubwirizwa n'umwuka uko agiye kubigenza nyuma y'uko umwuka mweranda uwo diyakoni yari amaze kuwubona. Ubundi umwuka se uraboneka? Ibaze nanjye nibaze. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akozwe. Ese muri aba batatu, pasiteri n'abadiyakoni be, ninde uri kubeshya muri abo bose? Ninde ufite umwuka mweranda? Twagera tuzirikane muri ibihe turimo impamvu insengero zacu ziri gusenyuka muri no minsi. Impamvu insengero zacu zimwe ziri no gufungwa nuko habuze umwuka mweranda. Habuze umwuka mweranda mu bayobozi, habuze umwuka mweranda mu bayoborwa, habuze umwuka mweranda mu ntama z'Imana, mu bidiyakoni, mu pasiteri. Erega pasiteri ni ijambo ry'ikilatini rivuga pastor, pastoris, rikavuga ngo umuyobozi, umutegetsi, umushumba, uragiye ubushyo. Iyo yabuze umwuka bigenda bite? Arapfa. L'Esprit Saint qui vivifie, roho w'Imana umurikira, roho w'Imana utanga ubuzima. Rero ntabwo wabaho niba nta buzima ufite. Wabaho ute se nta buzima ufite? Cyazo cyo kubura umwuka mu babyeyi mwe kirakomeye cyane muri ino si. Umwuka mweranda, uhura ryane umwuka mweranda, mwarahuye? Yakubwiye iki? Impamvu byaha birushaho kwiyongera mu matorero yacu, mu masengero yacu, muri kiliziya yacu, nuko umwuka weranda
twaramuzibije, twaramupfukiranye, ntabwo akivuga, ntabwo tukimubona, ntabwo tukimwumva. Ibyacu dusigaye tubeshya gusa, kubeshya, kuregana, kuvugana, kubeshyera abandi no kubeshya, nibyo bisigaye bituranga. Ariko urabeshya ukabeshya, ariko Imana ntushobora kuyibeshya. Impamvu imihamagaro yacu iri gusenyuka myinshi cyane ni ukubura umwuka mweranda. Impamvu ingo nyinshi ziri gusenyuka muri ino minsi zagatanye zikavuza ubuhuha ni umwuka mweranda ubuze muri urwo rugo. Abenshi nyine bahura nawe, babandi bakareganye, twafashe umwuka mweranda dusigaye tumubona nyine, ubundi ntabwo ugomba kugaragara nyine. Mubyeyi, niba ufite urugo nturajya guhaha, wagiye guhahira nk'abana cyangwa wagiye nko ku kazi, wava ku kazi kuva umwana umwe ari gukuregera mugenzi we ati yakoze mu nkono, yibye n'utundi dukoza twinshi cyane. Tekeza nawe nyine abo ni abana, umuntu mukuru aregana tubundi. Guhora ubeshya akariyo bihora bikuranga, kuregana nk'umufarizayi nuko ubuze umwuka mweranda. Igihe cyose uzabura umwuka mweranda uzavuga amafuti, uzavuga amahomvu, uzabeshya ubeshyera abandi, kuko umwuka mweranda ntawe ugifite. Iyo umuntu afite umwuka mweranda avuga neza, akora neza, aca urubanza neza adahengamye kandi adahengeka, ararengera kandi akarenganura abandi. Iyo neka nawe uzamenye ko hari undi uri gukuneka. Iyo uri kugenga abantu uzamenye ko hari undi uri gukugenga nawe. Iyo usuzugura abantu uzamenye ko nawe ejo bundi bazagusuzugura. Icyo uri gukorera abandi nawe nicyo ejo bazagukorera. Ngiye gusoreza ku nkuru y'umugabo ngo wagendaga n'umusinzi, nuko aramubaza bati ariko sha waretse umusinzi kugendana nawe, dore ko umuntu ugenda n'umusinzi nawe ahinduka umusinzi. Nuko umugabo aravuga ati umva rero mwabagabo naragowe, uzi kuriya mugabo tugenda n'umusinzi hari amabanga yanjye akomeye namubikije ku buryo ntinya kumuva iruhande ejo n'ejo bundi atazamvamo. Ngiye impamvu ituma mwizirikaho, mpora mfite ubwoba ko igihe namuvuyeho azashyira hanze akantaranga akambeshyera, kandi koko bikazarangira ngiye hanze. Ngiye impamvu ituma mukomeyeho. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nkwifurije kugumana na Kristo, gukorana na Kristo, kureka Kristo agakugenga. Iyo ugengwa na Kristo utekereza neza, uvuga neza, ukora neza, kuko Yesu nyine aba ari ko uyoboye. Yaba Yesu Kristo yari umuyobozi wanjye, namererwa neza kandi nagengwa nawe, bityo akandindira ubuzima. Niyo mugenga wanjye Yesu wandindira ubuzima, nzahora musingiza. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.